Mu myaka 15 ishize impaka mu muziki nyarwanda zari Meddy na The Ben. Ninde urenze? Ese mu by'ukuri ninde urusha undi? Ugendeye ku mafaranga binjizaga, ugendeye ku bitaramo bakoraga, ugendeye ku ndirimbo basohoraga n'izindi factors zitandukanye. Gusa uyu munsi izo mpaka zisa nkaho zabaye karahanyuze. Uyu munsi impaka zigezweho ni Bruce Melody na The Ben. Ese ninde urusha undi? Ninde urenze? Mu by'ukuri aba ni abahanzi bakomeye kandi navuga ngo ni ikirango cy'umuziki nyarwanda w'uyu munsi. Bruce Melody na The Ben ni impaka abantu bakunda kujya kenshi, haba ku mbuga nkoranyambaga, aho uba uri ku kazi, aho wiga ku ishuri n'ahandi hose. Izi mpaka ntaho wazicikira, uhura nazo biturutse kuwukunda, ushobora kuvuga ko ari wa mbere. Gusa uyu munsi munyemerere nta marangamutima, izi mpaka tuzishyira akadomo, tugiye kureba akantu ku kandi, facteur ku yindi muri iki cyegeranyo, turebe ngo ese ari The Ben ndetse na Bruce Melody mu by'ukuri ninde uzi imbere y'undi, ninde ukwiye kwicara kubaha mugenzi we. Kera tukiri batoya iyo mwagiranaga ubushyamirane mwararwanaga, maze wakubita mugenzi wawe mukajya mwubahana muri karitsiye nta gusuzugurana, ibintu by'agapingane bikarangira. N'abarebye filime ya Prison Break barabizi ko rwose abagabo impaka zabo zasorezwaga mu bipfunsi muri filime ya Prison Break. Ahangaha tugiye kuzisoreza mu bipfunsi, ahubwo tugiye kureba fact zigaragara, ibigaragara, ibikorwa by'aba bagabo, kuko abagabo nta kindi gisoza impaka zabo. Bashobora gutongana abagabo ariko tukarangiza tureba ngo ariko se ninde winjiza amafaranga menshi, impaka zabo zikarangiriraho. Tugasigara tureba ngo ariko se muri aba bagabo ninde ushobora gukora ibintu bihambaye. Impaka z'abagabo iteka zirangirira mu bikorwa. Iza The Ben ndetse na Bruce Melody z'uyu munsi tugiye kuzisoreza mu bikorwa bakoze mu muziki, turebe ngo ninde w'umuhanga, ninde wakoze ibikorwa bihambaye. Ese ninde mu by'ukuri urusha undi hagati ya Bruce Melody na The Ben? We tugiye kubana, ndagusaba wande kandi subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku kugira ngo ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi bitaha bijye bikugeraho mu bambere. Ariko kandi unaduhereze commentaire yawe, utubwire mu by'ukuri hagati y'abagabo bombi Bruce Melody ndetse na The Ben, we wemera nde? Urakaza neza, naho ubundi ngewe nitwa Gladiator. So factor ya mbere wagenderaho ugiye kugereranya aba bagabo nta yindi ni imyaka bamaze kuri iyi serorema cyangwa se imyaka bafite. Icya mbere wamenya nuko The Ben niwe mukuru kuri Bruce Melody. The Ben yabonye izuba mu mwaka w'1987 nibwo yavutse, akaba arusha imyaka 5 Bruce Melody, kuko Bruce Melody yavutseho nyuma y'imyaka 5 hari mu mwaka w'1992. Bivuze ngo Bruce Melody uyu munsi ni umugabo w'imyaka 32 y'amavuko, ni mu gihe The Ben ari umugabo w'imyaka 37 y'amavuko. Bivuze ngo factor ya mbere, The Ben ni mukuru kuri Bruce Melody ho imyaka 5, kuko The Ben yavutse mu mwaka w'1987 mu gihe Bruce Melody yavutseho nyuma yaho imyaka 5, ni ukuvuga mu mwaka w'1992. Hagati y'abagabo bombi hakaba harimo itandukaniro ry'imyaka 5. Iyo niyo factor ya mbere twagenderaho tubatandukanya se tubagereranya. Factor ya kabiri umuntu yagenderaho agereranya abahanzi The Ben ndetse na Bruce Melody n'igihe bamaze mu muziki. Umuziki wa The Ben mu by'ukuri watangiye akiri mutoya. Buri muhanzi wese wabaye umuhanzi ukomeye ntabwo umuziki ari ikintu atangira akuze, agitangira akiri mutoya. Gusa kuri The Ben igihe wavuga kwinjiriye mu muziki neza cyangwa se yabaye umuhanzi wavuga ngo utangiye ibintu, akari nacyo gihe kibarwa mu mwaka w'2008 nibwo The Ben yinjiye mu muziki nyarwanda nk'umuhanzi, ndetse kugeza n'uyu munsi akaba akiri mu muziki. Bivuze ko kugeza uyu munsi uhereye mu mwaka w'2008 hashize imyaka 16 The Ben ari mu muziki kandi awukora ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe ku rundi ruhande Bruce Melody we yatangiye umuziki mu mwaka w'2011 nibwo Bruce Melody yatangiye umuziki. Bivuze ngo hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben harimo imyaka 3 kugiye batangiriye umuziki. The Ben yawutangiye mu 2008 mu gihe Bruce Melody yawutangiye mu mwaka w'2011. Kuva mu 2011 rero kugeza uyu munsi hashize imyaka 13 The Ben, Bruce Melody nawe yinjiye mu muziki. Bivuga ngo The Ben ni imyaka itari myinshi arusha Bruce Melody mu bigendanye n'umuziki. So factor ya mbere rero igendanye n'imyaka aba bombi bafite, tubonye ko uwitwa The Ben ayirusha Bruce Melody cyangwa se niwe mukuru kuri Bruce Melody. N'imyaka bamaze mu muziki The Ben niwe mukuru kuri Bruce Melody, kuko mu myaka The Ben afite imyaka 37, Bruce Melody akagira imyaka 32. Mu gihe ku myaka ya kariyeri cyangwa se igihe bamaze mu muziki, The Ben yatangiye umuziki mu mwaka w'2008 mu gihe Bruce Melody yatangiye umuziki cyangwa se yatangiye kumenyekana mu muziki nyarwanda mu mwaka w'2011. Bivuze ngo Bruce Melody amaze imyaka igera kuri 13 muri uyu muziki nyarwanda, mu gihe The Ben amaze imyaka 16 mu muziki. Hagati yabo mu bijyanye na kariyeri cyangwa se imyaka amaze mu muziki hakaba harimo itandukaniro ry'imyaka 3. Iyo niyo factor ya kabiri wagenderaho ugereranya aba bagabo bombi. Factor ya gatatu igendanye n'amashuri bize, kuko umuhanzi w'uyu munsi
ntabwo akirisa gihobe. Umuhanzi w'uyu munsi agomba kuba yarananyuze mu ishuri. Ni ibintu byumvikana kandi ishuri ni ingenzi, ishuri ni irya mbere. Bruce Melody na The Ben nayo iyo ni ingingo wagenderaho ubagereranya. Ese bihagaze bite ku mashuri? Amashuri yabo bombi barayanganya, bombi urwego rw'ubumenyi rwabo ni rumwe. Bruce Melody yasoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2012 ayasoreza ku ishuri rya Lycée Islamique riherereye i Rwamagana, asoza secondaire cyangwa se asoza senior 6 mu mwaka wa 6. Ni mu gihe ku rundi ruhande na The Ben yasoje senior 6 ayisoreza ku kigo cya APAD. Nyuma yaho mu mwaka wa 2010 yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse bakajya we na Meddy bavuga ko banakomeje kaminuza muri Talent College. Gusa icyo abanyarwanda babona kugeza uyu munsi ndetse no mu gihe bari bakiri muri Amerika nuko rwose babonaga imiziki. Nta muntu wigeze amenya niba The Ben yaragraduatinze, nta muntu wigeze amenya niba The Ben yarigeze asoza iyo kaminuza yavuze ko yigagamo. Bivuze ngo nawe uyu munsi urwego rwa education ye ni senior 6, bimeze kimwe no ku rundi ruhande rwa Bruce Melody ari rwo rwa senior 6, kuko nawe yasoje amashuri yisumbuye ku ishuri rya Lycée Islamique riherereye i Rwamagana mu 2012, akaba yarize kugeza ku rwego rwa senior 6 cyangwa se education ye akaba yarasoreje mu wa 6 w'amashuri yisumbuye. Ni mu gihe no ku rundi ruhande The Ben nawe yasoje senior 6, nyuma yahajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo yigeze abasha gukomeza kaminuza. Bivuze ngo urwego rwabo rwa education rurangana ahangaha nta burusha undi. Tujye ku ngingo ya 4. Ingingo ya 4 igaruka ku masosiyete aba bagabo bombi bamamariza. Ese mu by'ukuri The Ben ndetse na Bruce Melody ninde wamamariza sosiyete nyinshi cyangwa se ninde ufite ibigo byinshi yamamariza? Kuri The Ben cyangwa se ku ruhande rwa The Ben yamamariza ikigo cya NBG cyangwa se ikigo gikora ibijyanye n'ibinyobwa bisembuye cya NBG Norbert Business Group. Bakoramo amajini atandukanye cyangwa se ibinyobwa bitandukanye byo kunywa ariko bisembuye. Iyo niyo company ya mbere The Ben yamamariza. Indi company yamamariza ni Tecno. Mwibutse ko Tecno mbere yuko igira brand ambassador The Ben, umuntu wamamarizaga Tecno yari Bruce Melody. Mu gihe rero uyu musore The Ben yaziye mu Rwanda, bisa nkaho yahise afata amakontra atandukanye y'uyu musore Bruce Melody yajyaga akora, cyangwa se ibigo bitandukanye byakoranaga na Bruce Melody byamwambuye zimwe muri kontra bizihereza The Ben. Muri izo yabuze cyangwa se muri ako kazi yatakaje harimo n'ako kwamamariza Tecno. Uyu munsi yamamarizwa na The Ben hano mu Rwanda, akaba brand ambassador wayo. Ku rundi ruhande na Bruce Melody afite abantu batandukanye yamamariza. Muri abo harimo ikinyobwa cya Primus, niwe brand ambassador wacyo hano mu Rwanda. Uretse ikinyobwa cya Primus cyangwa se inzoga ya Primus, Bruce Melody kandi yamamariza cyangwa se yamamaza ni brand ambassador w'inzu y'imyidagaduro ya BK Arena cyangwa se Kigali Arena. Iyi nyubako afite amasezerano y'imyaka 3, nayo ni amasezerano yatangiye mu mwaka wa 2021. Ni amasezerano yari afite agaciro ka miliyoni 150, bivuze ngo ni miliyoni nibura 50 kuri buri mwaka. Aya masezerano akaba azarangira muri uyu mwaka. Bivuze ngo iyi kontra nayo ni hatabaho kongera amasezerano iri muri kontra Bruce Melody agiye gutakaza. Mu gihe rero ku kijyanye n'abo masosiyete baba bombi bamamariza, tusanze amasosiyete bamamariza bombi arangana. Ni abiri ya The Ben ariyo NBG Group ndetse na Tecno yikora amatelefone, akaba ariyo brand ambassador wayo mu Rwanda. Ni mu gihe ku rundi ruhande na Bruce Melody yamamariza Primus, ikinyobwa cya Primus, ndetse akanamamaza BK Arena, inzu ya BK Arena. Iyo ni ingingo ya 4 wagenderaho ugereranya aba bagabo. Dusanze n'ubundi iyi ngingo bayinganya, nta kintu gihambaye bararushanya. Tugende ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 igaruka kuri album aba bagabo bombi bamaze gukora mu muziki. Ese nizo maje gukora album nyinshi? The Ben ariwe duhereyeho, afite album ya mbere yamuritse mu mwaka 2009 yitwa Amahirwe ya mbere. Ni igitaramo cyo kumuyimurika cyabereye kuri Petit Stade, kibikiye mu bitaramo byiza cyane. The Ben ikaba ari album ya mbere yaramuritse yitwa Amahirwe ya mbere. Nyuma yaho yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2015, yaje gusohora album ya kabiri yitwa Ko Nahindutse. Bivuze ngo kugeza uyu munsi The Ben afite album ebyiri mu muziki we. Ni mu gihe ku rundi ruhande kugeza kuri uyu munsi Bruce Melody afite album imwe amaze gukora mu muziki we, na album yitwa Ndumiwe, na album yamuritse mu 2014. Kugeza kuri uyu munsi nta yindi album Bruce Melody aramurikira abanyarwanda cyangwa se abakunda umuziki. Mu by'ukuri Bruce Melody uyu mwaka yari yatangaje ko azasohora indi album, ariko ntabwo arabasha kuyishyira hanze, ahubwo yabanje gusohora indirimbo yitwa Soweto.
turacyategereje turebe niba iyi album azayisohora. Ku kijyanye na album, The Ben akaba ari imbere ya Bruce Melody kuko The Ben amaze gusohora album ebyiri ariyo amahirwe ya mbere yo mu 2009 ndetse n'iyi album yitwa ko nahindutse yamuritse mu 2015. Ni mu gihe ku ruhande rwa Bruce amaze gusohora album imwe na album yamuritse mu mwaka wa 2014 ikaba ari album yari yarise Ndumiwe. So tuvuye ku ngingo ya gatanu igaruka kuri album abagabo bamajije gukora, dusanga ko ingingo The Ben ari imbere ya Bruce Melody. Tujye ku ngingo ya gatandatu igaruka noneho by'umwihariko ku bihembo award aba bagabo bamajije gutwara mu rugendo rwabo nk'abahanzi. Hirya y'imyaka bitandukanye bamaze mu muziki, hari ibihembo abahanzi batwaye, hari ibihembo umuhanzi ukomeye agomba kuba yaratwaye. Ni wakitwa umuhanzi ukomeye, ni wahabwa titre y'umulegend nta bihembo watwaye mu rugendo rwawe nk'umuziki. Reka turebe noneho ngo aba bagabo ibihembo bihagaze bite, se ninde uri imbere y'undi. Duhere kuri The Ben. The Ben afite ibihembo bitandukanye, umubare wabyo total turaza kugarukaho nyuma, ariko tubaze turebe ngo ni ibihe bihembo The Ben amaje gutwara. Igihembo cya mbere cyangwa se bimwe mu bihembo bizwi yatwaye harimo icya Salax Award nk'umuhanzi wahize abandi mu 2009. Akaba ari Best Male Artist wo mu gihembo cyangwa se mu bihembo bya Salax Award yagitwaye mu mwaka wa 2009. Muri uwo mwaka kandi yatwaye igihembo cyangwa se muri ibyo bihembo bya Salax Award byatanzwe mu 2009 yatwayemo ibihembo bibiri. Yatwaye icya Best Male Artist cy'umuhanzi w'umugabo w'umwaka, ndetse anatwara icya Best R&B Artist cyangwa se icy'umuhanzi wakoze neza cyangwa se warushije abandi mu njyana ya R&B hari mu mwaka wa 2009. Nyuma yaho mu mwaka wa 2012 yari yarekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Salax Award hari ibihembo yateguraga none igashyiramo na kategori y'umuhanzi w'umunyarwanda ari kubarizwa mu mahanga cyangwa se Best Diaspora Artist. Icyo gihe rero The Ben mu 2012 niwe waje gutwara icyo gihembo. Nyuma yaho The Ben yaje gutwara ibihembo birimo icya Kiss Summer Award hari mu mwaka wa 2018 nk'umuhanzi wahize abandi mu mwaka wose cyangwa se Best Summer Artist mu bihembo bya Kiss Summer Awards. Nako kandi muri uyu mwaka The Ben w'2023 yahembewe indirimbo yasohoye yitwa Ni Forever yisohoye mwaka ushize 2023, gusa igihembo yagihaye muri uyu mwaka wa 2024 ni bakimuhaye nka video nziza cyangwa se igihembo bahemba ko afite video nziza y'indirimbo ye. Ni igihembo cya Best Video mu bihembo bya East Africa Arts Entertainment. Ni ibihembo byatangiye muri Kenya uyu mwaka, bari yakuru barabitwaye, ba Prince Kids barabitwaye n'abandi batandukanye barimo na Alex Muyoboke. Icyo gihe rero na The Ben ni muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu niba ntibeshye akaba yaratwaye igihembo cya video nziza y'indirimbo. Ni video y'indirimbo yitwa Ni Forever, ni mu bihembo bya East Africa Arts Entertainment. Bivuze ngo The Ben ibi nibyo bihembo amajije gutwara. Ni mu gihe ku rundi ruhande Bruce Melody nawe amajije gutwara ibihembo byinshi pe, gusa total y'ibihembo bya The Ben bikaba bigera ku bihembo bitandatu. Ubaze ibihembo byose amajije gutwara muri kariyeri ye yose nk'umuhanzi, ibihembo bye byose ni ibihembo bitandatu mu muziki, kuko harimo iki ngiki amajije gutwara cya vuba aha cya Best Video of the Year mu ndirimbo yitwa Ni Forever, ni igihembo yatwaye uyu mwaka. Hakaza rero ibihembo birimo icya Best Summer Artist cyo mu mwaka wa 2018 mu bihembo bya Kiss Summer Award. Hakaza igihembo cya Best Song of the Year mu 2010 ku ndirimbo yakoranye na Kamishi yitwa Zubeda hari mu bihembo bya Salax Award. Hakaza igihembo cya Salax Award nk'umuhanzi wahize abandi mu bakorera umuziki muri diaspora mu 2012. Hakaza ibihembo bya Salax Award mu 2009 cy'umuhanzi w'umwaka ndetse n'igihembo cy'umuhanzi wahize abandi mu njyana ya R&B. Bikaba byose hamwe ibihembo bitandatu The Ben amaje gutwara mu muziki we. Ese ku ruhande rwa Bruce bihagaze gute? Bruce Melody nawe ibihembo afite ntabwo ari bikeya. Igihembo cya mbere yatwaye hari mu mwaka wa 2012, yatwaye icyo gihembo anagihaye by'umwihariko na Jado Castar ni wasomye izina rye arakimushyikiriza. Cyari igihembo cya Best R&B Artist mu mwaka wa 2012 mu bihembo bya Salax Award. Iki ni cyo gihembo cya mbere Bruce Melody yari atwaye. Nyuma yaho mu mwaka wa 2019 ndetse no mu mwaka wa 2020 ndetse no mu mwaka wa 2021, imyaka itatu ikurikirana 2019, 2020 ndetse no mu mwaka wa 2021, Bruce Melody yatwaye igihembo cy'umuhanzi wahize abandi cyangwa se umuhanzi w'umwaka mu bihembo bya Kiss Summer Awards. Ubyumve neza, ni ibihembo bitatu bikurikirana cyangwa se 3 times in a row niko bivuga mu Cyongereza. Ibihembo bitatu byikurikiranya mu myaka itatu yikurikiranya 2019, 2020 ndetse na 2021 mu bihembo bya Kiss Summer Awards abo umuhanzi w'umwaka. Nyuma yaho mu mwaka wa 2023 yatwaye igihembo cya
best video of the year cyangwa se indirimbo ifite video nziza y'umwaka ku ndirimbo yitwa Funga Macho, ariko yari atarayikorera remix na Shaggy. Ni mu bihembo bya The Choice Live cyangwa se mu bihembo bitangwa na Isibo TV. Nyuma yaho usibye iki gihembo kandi Bruce Melody afite igihembo cya Artist of the Year mu bihembo bya Isango na Muzika 2020 ndetse n'ibihumbi 2021 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2022. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody hari ibihembo navuga ngo bitandatu afite, kugira ngo bize kugufasha kubyumva. Ni ibihembo bitandatu ariko bikaba ari bitatu ku ruhande cyangwa se kuri buri cyiciro cyangwa se kuri buri award. Ibihembo bitatu bya mbere ni ibya Kiss Summer Award, yatwaye bitatu byikurikiranya 2019, 2020 ndetse na 2021. Ibindi bitatu byikurikiranya ni ibya Isango na Muzika mu 2020, 2021 ndetse na 2022. Usibye ibyo yatwaye ikindi gihembo cy'indirimbo ifite video nziza ariyo Funga Macho nabigarutseho mu 2023. Usibye icyo ngicyo yatwaye igihembo cy'umuhanzi wahize abandi mu Rwanda rwose cyangwa se mu bahanzi b'Abanyarwanda bose mu bihembo bya Trace Awards. Ni ibihembo byatanzwe umwaka ushize mu Rwanda mu mwaka 2023, byanabereye hano i Kigali rwose mu Rwanda. Usibye ibyo bihembo Bruce Melody kandi akaba afite n'igihembo cyangwa se afite igikombe, navuga ngo nicyo gikombe gikuru cyabayeho mu bihembo bya muzika nyarwanda, igikombe cya Primus Guma Guma Superstar. Ni igihembo cyangwa se ni igikombe yatwaye mu 2018. Total rero y'ibihembo byose Bruce Melody amaze gutwara kugeza uyu munsi bikaba ari ibihembo 10 mu muziki we mu myaka 13 awumazemo. Ku ruhande cyangwa se kuri iyi kategori ya award Bruce Melody akaba azi imbere ya The Ben, aho Bruce Melody amaze gutwara award 10 mu muziki we wose, mu gihe ku rundi ruhande The Ben amaze gutwara award 6. Igituma izi award ziba nyinshi harimo award rwose 6 yatwaye ku mpande zitandukanye cyangwa se mu byiciro bitandukanye, kuko harimo 3 za Kiss Summer Award ndetse na 3 za The Choice Live mu myaka 3 yikurikiranya rwose. Bivuga ngo hari imyaka Bruce Melody ahagaze neza cyane kurenza abandi bahanzi bose bo mu Rwanda. Ya myaka abantu bashinjaga The Ben kuryama, Bruce Melody yabikozemo akazi gakomeye bituma anamujya imbere mu bijyanye na award. Ya myaka Bruce Melody anavuga ngo ase kuki ari gukora cyane bakamwita munyakazi, yayibyajemo umusaruro hatuma hari ibihembo byinshi yegukanye, kuko hari imyaka 3 2021 ndetse na 2022 yatwaye ibihembo bya Isango na Muzika nk'umuhanzi w'umwaka. Hari imyaka y'ibihumbi 2019, 2020 ndetse na 2021 yatwaye igihembo cy'umuhanzi w'umwaka mu bihembo bya Kiss Summer Award. Hari umwaka wa 2023 yatwaye igihembo cya video nziza y'indirimbo, igihembo cyitwa Best Video of the Year mu ndirimbo y'Funga Macho mu 2023. Hari igihembo kandi cya Trace yatwaye nk'umuhanzi wahize abandi mu Rwanda rwose mu mwaka wa 2023. Hari igihembo kandi cya Salax Award yatwaye agitangira muzika mu 2012 ndetse n'iki gihembo cya Primus Guma Guma Superstar mu 2018. Ibyo byose rero wabikubira hamwe bikaba ibihembo 10 Bruce Melody amaje kwibikaho cyangwa se amajije guhabwa mu rugendo rwe nk'umuhanzi. Mu gihe ku rundi ruhande Umugisha Benjamin uzwi cyane nka The Ben, we kugeza uyu munsi mu myaka 16 amaze mu muziki amaje kwegukanamo ibihembo 6. Iyi ngingo igendanye n'ibihembo abahanzi rero bamaje gutwara, Bruce Melody akaba azi imbere ya The Ben, kuko Bruce Melody amaje gutwara ibihembo 10 mu muziki mu gihe The Ben amaje gutwara ibihembo 6. So tujya ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7 igaruka ku bitaramo aba bagabo bamaje gukora cyangwa se bya bitaramo biremereye umuhanzi aba yarakoze muri kariyeri ye. Bya bitaramo uvuga ngo iki gitaramo ndakiyoka, cya gitaramo yakoze kikitwa icy'amateka. Ese mu by'ukuri ninde wakoze ibitaramo by'amateka, ninde uri imbere y'undi kuri iyi factory? Icyo twaheraho ni kuri The Ben. The Ben kimwe mu bitaramo bye bizwi cyane cyangwa se navuga ngo by'amateka, icya mbere nicyo yakoze mu mwaka wa 2014 ubwo aririmbaga cyangwa se ubwo yataramiraga bari bitabiriye inama ya UN cyangwa se y'umuryango w'abibumbye hari mu mwaka wa 2014. Nicyo gitaramo cya mbere waheraho ugaruka ko kimwe mu bitaramo biremereye cyane The Ben yaba yaragiye cyangwa se ahantu hakomeye The Ben yaba yararirimbye. Usibye aho yaririmbye kandi mu gufungura igikombe cy'isi cy'umwaka wa 2010, ni igikombe cy'isi cyabereye muri Afrika y'Epfo mu mwaka wa 2010. Usibye aho ngaho The Ben kandi yaririmbye muri Rwanda Day yo mu 2012 yari yabereye i Boston hari mu mwaka wa 2012. Usibye ibyo The Ben kandi umwaka ushize yakoze igitaramo cy'amateka i Burundi, abantu benshi muracyakibuka. Ni kimwe mu bitaramo bikomeye cyane byabereye mu gihugu cy'u Burundi bikozwe n'umuhanzi w'umunyarwanda. Usibye icyo The Ben yaririmbye kandi muri Rwanda Day y'uyu mwaka w'2024 yabaye mu kwezi kwa 2. Usibye ibyo The Ben kandi yaririmbye mu bitaramo nka East African Party mu mwaka wa 2017
kimwe mu bitaramo bikomeye yakoze hano mu Rwanda. Rwose yari amaze imyaka myinshi, amaze imyaka hafi 6 aba hanze y'u Rwanda akumbuwe. Aza mu mwaka wa 2016 mu mpera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2017 akora igitaramo cy'amateka agikorera rwose hano mu Rwanda. Abantu benshi barakubita baruzura. Mu by'ukuri kimwe mu bitaramo bya The Ben bizwi kandi byahagurukije imbaga. Icyo cyari mu 2017 cya East African Party. Usibye icyo kandi The Ben igitaramo kindi aheruka gukorera mu Rwanda avuga ngo kiremereye ni Rwanda Rebirth yo mu mwaka wa 2022, kimwe mu bitaramo biremereye byakoreye no muri BK Arena. Usibye uruhande rwa The Ben twajya no ku ruhande rwa Bruce Melody. Ibitaramo bye bizwi cyangwa se bavuga ngo bikomeye, ibitaramo bya mbere wahera muri Primus Guma Guma Superstar, mu marushanwa Primus Guma Guma Superstar, ibitaramo byazengurukaga igihugu, ibitaramo mu by'ukuri byabaga byitabiriwe n'abantu benshi cyane. Ubu muhanzi rero wagiye muri ibyo bitaramo kandi akanegukana iki gihembo cyangwa se akegukana iki gikombe, ntabwo wabura kubihera ya recognition cyangwa se ntabwo wabura kubimwubahira. Byari igitaramo, byabaga ari ibitaramo bikomeye. Usibye ibyo bya Primus Guma Guma, Bruce Melody yaririmbye muri Rwanda Day y'uyu mwaka wa 2024. Usibye ibyo Bruce Melody yakoreye ibitaramo bibiri i Burundi, icyo mu 2022 ndetse n'umwaka wa 2023 uheruka, ubwo yaragiye gusoza cyangwa se yari umuhanzi watumiwe mukuru by'umwihariko ugiye gusoza amarushanwa cyangwa se ibihembo bya Primusic. Usibye ibyo no mu 2022 yari yagiyeyo ubwo yanatabwaga muri yombi, gusa bikaza kurangira n'ubundi nta kibujije mara gucuranga agakora igitaramo kandi kikagenda neza cyane. Usibye ibyo Bruce Melody yaririmbye mu bitaramo bya Coke Studio bitandukanye byagiye biba mu mwaka wa 2017. Ni ibitaramo byahuzaga abahanzi baturutse hirya no hino ku isi kandi bafite amazina aremereye, ba Juliana barimo, ba Jason Derulo barimo, ba Rayvanny barimo, ba Mr Flavor muri Nigeria barimo n'abandi batandukanye. Ibyo ngibyo ni ibitaramo bikomeye Bruce Melody yitabiriye birimo na Coke Studio. Usibye ibyo Bruce Melody yitabiriye igitaramo cya East African Party cyo mu mwaka wa 2019. Iki gitaramo Medini wari waje nk'umuhanzi mukuru, ariko na Bruce Melody yakiririmbyemo nubwo atari we wari watumiwe nk'umuhanzi mukuru. Usibye ibyo Bruce Melody yaririmbye cyangwa se yakoze konseri yo kuzihiza imyaka 10 yari amaze mu muziki. Ni igitaramo yakoze mu mwaka wa 2021 agikorera muri Kigali Arena. Ni igitaramo cyitwaga 10 Years of Bruce Melody, igitaramo cyabaye mu mwaka wa 2021. Ibyo byose rero ubishyize hamwe bikaba ari ibitaramo 7 ku ruhande rwa Bruce Melody ndetse n'ibitaramo 7 ku ruhande rwa The Ben. Ikijyanye n'ibitaramo abahanzi cyangwa se abagamaje gukora, bya bitaramo karundura, bya bitaramo byo ku rwego rwo hejuru barabinganya. The Ben amaje gukora ibitaramo 7 mu gihe na Bruce Melody amaje gukora ibitaramo 7 biri ku rwego mpuzamahanga. Bya bitaramo ushobora kwereka amashusho umuntu niba ushaka korabo n'umuhanzi runaka, ukamwereka amashusho y'igitaramo runaka wakoze akavuga ati pe uri umuhanzi ukomeye. Ni ibitaramo 7 ku ruhande rwa The Ben ndetse n'ibitaramo 7 ku ruhande rwa Bruce Melody. Iyi facteur aba bombi barayinganya. So tujya kuri facteur ya 8. Iyi facteur ya 8 igaruka ku ndirimbo aba bahanzi bakoranye n'abahanzi bo mu mahanga, collabo, international collabos, za ndirimbo umuhanzi w'umunyarwanda yakoranye n'umuhanzi wo mu mahanga. Iyi facteur igiye kugaruka no kuri Bruce Melody na The Ben. Ese nabahe bahanzi bo hanze y'u Rwanda aba bagabo bakoranye nabo ku ruhande rwa The Ben ndetse no ku ruhande rwa Bruce Melody? Duhere ku ruhande rwa The Ben. The Ben indirimbo zizwe cyangwa se indirimbo yakoranye n'abahanzi b'abanyamahanga zirimo iyitwa This is Love yakoranye n'umuhanzikazi wo mu gihugu cya Uganda yitwa Rema Namakura. Niyo ndirimbo ya mbere wagaruka kuri uru rutonde. Wagaruka kandi ku ndirimbo yitwa No You No Life yakoranye na B2C, itsinda ry'abanyamuziki bo mu gihugu cya Uganda. Usibye indirimbo wagaruka kandi ku yitwa Binkorera yakoranye n'uwitwa Shiba. Usibye iyo Binkorera kandi wavuga ku ndirimbo yitwa Can't Get Enough, ni indirimbo yakoranye na Otile Brown wo mu gihugu cya Kenya. Usibye Can't Get Enough yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz, indirimbo yitwa Why, imwe mu ndirimbo zanakunzwe cyane. Usibye kandi afite indirimbo yitwa She's Amazing yakoranye n'umuhanzi witwa Shanity. Indirimbo The Ben yakoze akigera muri Amerika mu myaka y'ibihumbi 2012, ariko ntabwo indirimbo yigeze imenyekana cyane, gusa ni international collabo. Usibye iyo hari indirimbo kandi yitwa Kolo Kolo, indirimbo yakoranye na Otile Brown hari mu mwaka w'ibihumbi 2021 cyangwa 2022 gutyo niba nibeshye. Noneho izo nizo ndirimbo ziri international cyangwa se za collabo ziri international The Ben yaba afite cyangwa se The Ben afite. Tujye ku rundi ruhande rwa Bruce Melody. Se Bruce afite izihe collabo n'abahanzi b'abanyamahanga?
ni mu gihe ku ruhande rwa The Ben tutarahava korabo ziri international cyangwa se za ndirimbo yakoranye n'abahanzi bo mu mahanga ni korabo zirindwi ku ruhande rwa The Ben. Zirimo iyi ngiyi yitwa This Is Love yakoranye na Rema wo muri gihugu cya Uganda, harimo iyitwa No You Know Life yakoranye na B2C, harimo iyitwa Binkolera yakoranye na Shiba, harimo iyitwa Can't Get Enough yakoranye na Otile Brown wo muri Kenya, hari iyitwa Why yakoranye na Diamond wo muri Tanzania, hari iyitwa She's Amazing yakoranye na Shanity wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari n'ubundi mu myaka 2012 hari iyitwa Kolokolo yakoranye na Otile Brown wo mu gihugu cya Kenya. Izo zikaba ari indirimbo zirindwi ziri international cyangwa se korabo international zirindwi The Ben amajije gukora kugeza kuri uyu munsi. Mu gihe ku rundi ruhande Bruce Melody kuri iki kijyanye na korabo ziri international, indirimbo waheraho ni yitwa Music yakoranye na Radio mu gihugu cya Uganda, hari yitwa Inchwi yakoranye na Jamal Waswa wo mu gihugu cya Uganda, hari yitwa Emberazo yakoranye na Shiba Karunji no wo mu gihugu cya Uganda, hari yitwa Nyola yakoranye na Eddie Kenzo, hari Guenze yakoranye na Parason indirimbo nziza cyane yakozwe muri uyu mwaka, hari yitwa Calvin Neighbor yakoranye na B2C, hari yitwa Inzoga Nibe yakoranye na Double J ndetse na Kiriku, abo bombi ni abarundi, hari yitwa Diana ni indirimbo nziza nayo yakoranye n'umunyakenya yitwa Bahati, hari yitwa Sawa Sawa yakoranye n'umuraperi w'umunyakenya yitwa Calligraphy Jones, hari yitwa Areze yakoranye na Inosbi n'umukongomani, hari iyitwa When She's Around ni remix yakoranye n'umunyajamaica Shaggy, hari yitwa Zanzibar yakoranye na Harmonize wo muri Tanzania, hari yitwa Crazy For You yakoranye na Harmonize n'ubundi n'uwo muri Tanzania cyangwa se n'umuhanzi Still wo mu gihugu cya Tanzania. Wazibara korabo zose ziri international. Ku ruhande rwa Bruce Melody ni korabo zigera kuri 13 cyangwa se ni indirimbo 13 The Ben Bruce Melody amajije gukorana n'abahanzi bo mu mahanga. Mu gihe ku ruhande rwa The Ben twabonye ko indirimbo amajije gukorana n'abahanzi b'abanyamahanga ari indirimbo zirindwi. Ikijyanye na korabo ziri international, iyi factory Bruce Melody akabatsinda witwa The Ben, kuko Bruce Melody amaje gukora korabo cyangwa se international collabos za ndirimbo n'abahanzi b'abanyamahanga zigera kuri 13. Ni mu gihe ku ruhande rwa The Ben amajije gukora indirimbo zirindwi n'abahanzi b'abanyamahanga. Iyi factory nayo Bruce Melody akabaza imbere ya The Ben, kuko The Ben afite indirimbo zirindwi amajije gukorana n'abahanzi b'abanyamahanga. Ni mu gihe ku rundi ruhande Bruce Melody amajije gukorana n'abahanzi b'abanyamahanga indirimbo zigera kuri 13. Iyi factory Bruce Melody akabaseruka akabaza imbere ya The Ben. So uyu munsi rero ugereranya abahanzi bakomeye, indi factor utakirengagiza ni ikijyanye n'uburyo aba bantu bakurikirwa ku mbuga nkoranyambaga. Ese ku mbuga nkoranyambaga ninde uzi imbere y'undi, ninde ukurikirwa cyane? Iyi ni factor ya 9 tugiye kurebera hamwe. Ikijyanye na social media, duhere ku ruhande rwa The Ben. The Ben Instagram ye akurikirwa n'abantu 901 cyangwa se abantu 901 nibo bakurikira The Ben ku rubuga rwe rwa Instagram. Ni mu gihe kuri YouTube channel cyangwa se ku rubuga rwe rwa YouTube The Ben akurikirwa n'abantu 316 nibo bantu bakurikirana The Ben umunsi ku munsi ku rubuga rwe rwa YouTube. Ni mu gihe kuri Twitter, ku rubuga rwa Twitter uyu munsi rwitwa X ariko rwamenyekanye cyane nka Twitter, The Ben akurikirwa n'abantu 39 n'abantu 100 nibo bantu bamukurikirana ku rubuga rwe rwa Twitter. Ni mu gihe ku ruhande cyangwa se ku rubuga rwa Spotify rucuruza cyangwa se rwumvirwaho indirimbo, The Ben nibura abantu bumva indirimbo ze buri kwezi cyangwa se bumva indirimbo ze mu kwezi n'abantu 79 n'abantu 818 nibo bantu bumva cyangwa se by'umwihariko mu kwezi bashobora kumva indirimbo za The Ben kuri uru rubuga, n'abantu 79 n'abantu 818. Tujye ku ruhande rwa Bruce Melody kuri Instagram akurikirwa n'abantu 1,000,000 n'abantu 100,000 nibo bantu bamukurikirana ku rubuga rwa Instagram. Ni mu gihe kuri Twitter na YouTube Bruce Melody akurikirwa n'abantu 595 nibo bantu bamukurikirana ku rubuga rwa YouTube. Ni ukuvuga ngo byibura icya kabiri cya miliyoni gikurikirana uyu muhanzi Bruce Melody. 595 nibo bantu bakurikirana Bruce Melody ku rubuga rwa YouTube. Ni mu gihe kuri X cyangwa se ku rubuga rwa Twitter Bruce Melody akurikirwa n'abantu 114. Abo bakaba aribo bantu bakurikirana Bruce Melody
ku rubuga rwa Twitter abantu 114,000. Ni mu gihe ku rubuga rwa Spotify mu kwezi cyangwa se ba bantu bashobora kumva indirimbo za Bruce Melody ni abantu 179 n'abantu 254. Nibo bantu bashobora kumwumva nibura mu gihe cy'ukwezi. Ingingo ijyanye na social media rero nayo ugasanga Bruce Melody ari imbere ya The Ben, cyangwa se ikijyanye n'ukuntu abantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga muri abo bahanzi bombi, Bruce Melody n'ubundi ari imbere ya The Ben. Kuko duhere nko kuri Instagram The Ben afite abantu bamukurikirana 901,000, mu gihe ku rundi ruhande Instagram ya Bruce Melody akurikirwa n'abantu 1,000,000 n'abantu 100,000. Wajya kuri YouTube The Ben akurikirwa n'abantu 316, mu gihe Bruce Melody akurikirwa n'abantu 595. Wajya ku rubuga rwa Twitter ugasanga The Ben akurikirwa n'abantu 39 n'abantu 100, mu gihe ku rubuga rwa Twitter cyangwa se kuri account ya Twitter Bruce Melody imibare yiteye ubwoba cyane ugereranyije n'iyi ya The Ben, kuko akurikirwa n'abantu 114. Bivuze ngo The Ben Bruce Melody imibare ye iteye ubwoba cyane, nta nubwo wayigereranya cyane n'ingiyi ya nuza ya The Ben ku rubuga rwa Twitter. Mu gihe noneho mu kwezi ku rubuga rwa Spotify The Ben ashobora kumvwa n'abantu 79 n'abantu 818, mu gihe ku rundi ruhande ku rubuga rwa Spotify rwa Bruce Melody ashobora kumvwa n'abantu 179 n'abantu 254. Still n'ubundi nta hantu hamwe kuri social media usanga uwitwa The Ben azi imbere ya Bruce Melody. Iyi ngingo nayo Bruce Melody akaba azi imbere ya The Ben bitewe nuko imibare ye kuri social media yo ni ibintu biri obvious, ni ibintu bigaragara, ntabwo bisaba ngo ubanze bicukumburemo, ntabwo bisaba ubwenge buhambaye, iki cyo ni ikintu kigaragara. Iyi ngingo nayo Bruce Melody akaba azi imbere ya The Ben ku kijyanye no gukurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga. Bruce Melody iyo ngiyo nayo akaba yirya The Ben. So ingingo ya 10 igaruka ku kijyanye noneho aba bagabo ku gitaramo wabatumiye byibura baguca amafaranga angahe. Ninde uhenze muri aba bagabo bombi? Ninde ufite izina riremereye ku buryo kumutumira mu gitaramo byagusaba amafaranga menshi? Ese ninde mu by'ukuri uhenze kugira ngo aze mu gitaramo wamutumiyemo? Yiteguriye igitaramo birumvikana ntawe yakishyuye, ntabwo byaba bisaba ngo umwishyure cyangwa se ntawe yakishyuza. Ariko se mu by'ukuri ushaka gutegura igitaramo gutumire Bruce Melody byagusaba amafaranga angahe? Ese ushaka kubukinga The Ben ibyo byagusaba amafaranga angahe? Icyo wamenya The Ben kugira ngo mu booking nibura ni $20,000 y'Amerika, wamutumiye ku gitaramo kiri grand cyangwa se kiremereye, amafaranga byibura ya nyuma yafata ni $20,000 y'Amerika. Aya mafaranga $20,000 y'Amerika agera muri miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi. Bivuze ngo kugira ngo The Ben aze mu gitaramo cyawe cyangwa se umutumire mu gitaramo, byibura amafaranga ya nyuma yafata ni miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda, wayashyira mu madolari akaba miliyoni 20, akaba $20,000 y'Amerika. Ni mu gihe amafaranga y'u Rwanda cyangwa se yashyize mu manyarwanda ni miliyoni 26 gusa, yari mu madolari ni $20,000. Ku ruhande rwa Bruce Melody nawe ni amafaranga nk'ayo ngayo, ni $20,000 y'Amerika, wayashyira mu manyarwanda akaba miliyoni 26. Niyo mafaranga byibura washatse kumutumira mu gitaramo gikomeye, niyo mafaranga ya nyuma uyu muhanzi yafata ni $20,000 y'Amerika, cyangwa se amafaranga miliyoni 26 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikijyanye n'amafaranga baba bombi rero baca ku kijyanye n'igitaramo cyangwa se y'amafaranga yo kuba booking bakeneye mu gitaramo, iki ngiki ntawe ukirusha undi, ntawe urusha amafaranga, ntawe uhenze kurenza undi, bombe amafaranga barayanganya. Gusa biturutse kuri negotiation, biturutse ku bantu navuga ngo abakomisiyoneri bajemo hagati cyangwa se tundi tuntu twagendeweho, ayo mafaranga ashobora guhinduka. Gusa ikizewe neza, amakuru yizewe 100% nuko abahanzi bombi ikijyanye n'amafaranga baca cyangwa se bishyuza ku bitaramo arangana ni $20,000 y'Amerika ku ruhande rwa The Ben, ndetse $20,000 y'Amerika ku ruhande rwa Bruce Melody. Wayashyira mu manyarwanda ni miliyoni 26 ushaka kubatumira cyangwa se ushaka gutumira umwe muri aba ngaba mu gitaramo waba wateguye. Iyo ngingo ikaba ari ingingo ya 10 igereranya cyangwa se itandukanya The Ben ndetse na Bruce Melody nk'abahanzi mu muziki nyarwanda. Iyo ngingo nta no muyirusha undi, tukaba dusanze aba bombi bayinganya. Tujye ku ngingo ya 11, ni nayo ngingo isoza irigereranya rya Bruce Melody ndetse na The Ben. Ni ingingo igereranya cyangwa se ivuga kuri status cyangwa se ni bantu ki mu bijyanye n'ubuzima bwabo bwite.
The Ben ni umugabo arubatse, yarushinze mu mwaka 2023 we n'inshuti ye by'igihe kirekire witwa Uwikeza Pamela. Uyu munsi bakaba babana nk'umugabo n'umugore byemewe n'amategeko ndetse n'Imana. Usibye ibyo, ku ruhande rwa Bruce Melody nawe akaba ari umugabo arubatse, ndetse akaba we urukundo rwe n'umufasha we Imana yararuhaye umugisha, aho bafitanye n'abana 2 b'abakobwa. Bivuze ngo ingingo yindi warebaho ubareba ese abahanzi bameze bate uvuye no mu bijyanye na muzika. Aba bantu ni abantu b'abagabo kuko barubatse. Bruce Melody ni umubyeyi by'umwihariko w'abana 2, no mu gihe ku rundi ruhande na The Ben ari umugabo wubatse, aho yarushinze mu mwaka ushize 2023 mu bukwe bw'amateka, ibirori by'amateka byabaye umwaka ushize. So mu gusoza urutonde rw'izi ngingo zose zigereranya cyangwa se zirebera hamwe ari The Ben ndetse na Bruce Melody n'indurenze, mu by'ukuri biragoye ko wahita uvuga ngo uyararenze, ariko ikigaragara The Ben yabaye imyaka yagize yari umuhanzi wa mbere mu Rwanda, cyangwa se yari umuhanzi uyoboye umuziki nyarwanda. Gusa uyu munsi ntabwo wavuga ko ari we still ukiyoboye uwo muziki nyarwanda. Uyu munsi wavuga ko aya mazina yombi arenda kwegerana, aya mazina yombi ntabwo harimo itandukaniro rinini hagati yabo, kandi The Ben ibyo yakoze mu muziki akwiye kubyubahirwa, na Bruce Melody ibyo arimo arakora uyu munsi akwiye kubyubahirwa. Bombi n'abahanzi beza u Rwanda rufite. Mu by'ukuri urebye ibikorwa byabo, barushijeho gukora, barushijeho kuzamura urwego rw'umuziki wabo, navuga ngo u Rwanda twaba dufite umuziki umeze neza, twaba dufite abambasaderi beza cyane baduhagarira ku rwego rw'umuziki, haba ku rwego rwa Afurika ndetse n'isi yose muri rusange. Ntabwo wasoza ikiganiro uvuga ngo Bruce Melody ni urenze cyangwa se The Ben ni urenze. Gusa mwakurikiye ikiganiro, facteur twazitanze, ni ibintu bisobanutse. Ubwo mwebwe muri comment uraza kutubwira ese mu by'ukuri ninde mu by'ukuri urenze, wewe wemera nde? Ese ni Bruce Melody cyangwa uri The Ben? Uratubwira muri comment. Gusa ntugende udakoze subscribe cyangwa se abone mu ibara ry'umutuku, kugira ngo tujye tubana no mu biganiro bitandukanye. Uduhereze na commentaire yawe kugira ngo twazagarukaho ubutaha. Njye munyemerere mbashimire. Amazina yanjye ni Gladiator.